leta irahari, amategeko arahari, tuzamuhorera twisunze amategeko. Umugizi wa nabi Kabera yarafashwe, ari mu maboko y'ubutabera, ntabwo azaducika. Kandi nagira n'abahumurize mbabwire ngo nta muntu azongera kwica ukundi. Murumuna wanjye agiye yirukanka, babajije ati se kumwirukanka abaye iki, nyine berekera muri karitsiye hafi yo mu rugo, baranyihorera. Ubu nanjye umutima uramubita, nari kuri moto nkatasubira, nanjye ndabakurikira. Nkomeza kwihuta nanjye ngenda murika ndeba uko imbere hanameze, nsanga ari kuri hasi. Byarambabaje muri icyo nakora, n'imbaraga bitizibura ugacika intege, ariko ngerageza kwihangana nk'uko ari umubyeyi wanjye cyangwa yaba ari n'undi. Nsaba ubufasha bamuntere bamushyire kuri moto mujyane kwa muganga, ariko kwa kutamenya umuntu wapfuye mu by'ukuri byari byarangiye. Naramutwaye ngerageza kwihuta cyane, abundi muturanye nawe wese undi inyuma aramufata, ariko uyu muntu ngiye nkumva ntabwo ari guhumeka. Nibwo numvise ko arimo kuvuga jyewe, ndangije ntuma umwana umugenda ubabwire baze mu gikari nyuma. Baraza atangira kwimuka, aramuka ibintu byinshi cyane. Aravuga ati nubwo atuye hano nta bushobozi ndusha, ati ntabwo ateze kunyimara, nta nubwo yangura ngo mve hano, atarabeshya tuzaturana, kandi tugiye kujya mu rubanza mpaka ninjye nawe. Ati imbwa y'umucikacumu, ati ninjye nayo. Ndavuga Imana ishimwe. Ikindi cya kabiri, uzampereye umusaza uruvugo ridashira, kuko ni ukuri njyewe mbebara nko kwitanga, kuko yapfuye mu cyimbo cyanjye, yapfuye mu cyimbo cyanjye. Imana izamuha uruvugo ridashira, kandi yapfuye azira hari ikintu kibyihishe inyuma, kuko ijambo iyo biza gufite ngo ni njye jyenyine mvuga ngo ndamucikacumu, ntavage ahageze avuga ati murebe mwe mwese, wenda nakabaye mvuga ngo hari ikindi, kuko ni umugambi wari ufitwe kugira ngo jyewe amfatanye n'uriya musaza avuga ati muri bamwe uyu munsi ni njye namwe. Mwongeye kwirirwa mwese mukurikiranye Buganza TV, muryango mugari wa Buganza TV. Tunashimira mwe mwese mwakoze subscribe, mutwereka yuko muba hafi yacu umunsi ku wundi. Turabashimiye rero kuba mwarakoze subscribe. Uyu munsi rero twongeye kubabwira yuko uyu munsi ari inkuru y'akababaro tugiye kubagezaho, inkuru ya nyakwigendera Sibomana Emmanuel wishwe ubushize nk'uko mwakomeje kubyumva mu makuru agiye atandukanye. Uyu munsi rero twagiye mu gushyingura, ndetse tukaba tugiye kubereka, tunabereke uko umuhango wose uri bwaze kugenda, ubuhamya uko buri bwaze kugenda, ndetse tunababwire yuko uyu yishwe ntago yapfuye urw'ikirago, ahubwo yakuwe mu buzima n'inkozi y'amahano yamwishe imutemye. Uyu munsi rero hakaba habaye umuhango wo gushyingura mu cyubahiro nyakwigendera Sibomana Emmanuel wishwe azira yuko uko yavutse, yishwe atotejwe, yishwe nabi, atemaguwe nk'uko abatangabuhamya bakomeje kubigarukaho, ndetse n'abari bahari, dore ko bari bagiye kwicwa ari babiri, bikaba ngombwa yuko hicwa nyakwigendera Sibomana Emmanuel. Ni inkuru rero y'akababaro, kandi inkuru itugezeho, natwe turaje tubakurikiranire umuhango wose kugenda, tubabwira yuko mujye mukomeza kwihangana, kandi tunafata mu mugongo abasigaye ba nyakwigendera Sibomana Emmanuel, abana be, umuryango we, umugore we, abo bose Imana ikomeze kubaba hafi kandi bakomeze muri bino bihe. Nyakwigendera Sibomana Emmanuel rero nawe Imana imutuza heza, dore ko yari umusaza uciye bugufi, umusaza ubana na buri umwe wese.
mwese ariko akaba yishwe ntacyo azize. Imana rero ikomeze imuhe iruhuko ridashira. Reka tubakurikiranire umuhango wose uko wagenze. Nizere yuko wowe uri mushya kuri uno muyoboro wa YouTube channel Buganza TV F1 TV, twagusaba ngo ukore subscribe, ukore share kugira ngo dukomeze tujye tubaha byinshi bigiye bitandukanye. Ararutse inshuti ya Yesu, arukiye mu gituza cye, asinziriye mu rukundo rw'Imana. Ararutse, ararutse. Umukunzi w'Umwami Yesu, impumuro nziza ya Kristo, yamenyesheje abantu ibyo gukiranuka, asoje umurimo we, araruhutse. Amaso yacu yaramubonye, amatwi yacu aramwumva, yahinduriye benshi ku gukiranuka, asoje urugendo arataha. Umugeni wa Kristo ararutse, inshuti ya Yesu, kunzi w'Imana, arukiye mu gituza cye, asinziriye mu rukundo rw'Imana. Ararutse, ararutse. Ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana, n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma. Ararutse. Ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana, n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma. Ararutse, soje imirimo ye, ararutse, inshuti ya Yesu, arukiye mu gituza, aruhutse imiruho n'imihati, asinziriye mu rukundo rw'Imana. Ararutse, ararutse, ararutse. Nubwo amarira atemba ku maso yacu, imitima yacu irimbana n'ijuru. Dusezera ku mubyeyi wacu, ku nshuti yacu, ku muvandimwe wacu Emmanuel Sibomana. Turajya twinjira duca hariya dusezera twongera dusohokera hano.
ubwo umuryango remezo niba bari hafi bazana indangururamajwi bakadufasha mu isengesho. Noneho hano hari protokole butwereke uko tugenda tumusezeraho. Murakoze. Umuryango remezo wateguwe gutera isengesho natwegere. yose ariko afite amabwiriza ya kiliziya yatanze. Batubwiye gukora isengesho rigufiya, nta baririmbyi, nta n'ijambo ry'Imana, kubera ko yari yarashatse umugore ariko ataramushaka yarasengaga. Ni nayo mpamvu uyu munsi tugiye gukora isengesho. Abantu benshi bibazaga impamvu turi gukora isengesho, nta wundi tujya turikorera iyo atasezeranye. Ariko uyu musaza kubera ibyago byabaye muri uyu muryango byababaje abantu bose, na padiri yavuze ati ndababaye cyane, mukore uko mushoboye muhumurize umuryango. Kristo Yesu akuzwe. Mwihangane rero, twagize ibyago twese, turaririra mu mutima, ariko tugiye gukora isengesho rigufiya nyine. Amba mutima y'umuntu, umuntu ashobora gutera indirimbo, ariko kiliziya yatubwiye ati gukora isengesho rigufi. Umuyobozi w'umuryango remezo ari nawe umuyobozi w'umudugudu niwe bashinze isengesho. Njye nta mabwiriza ya kiliziya yabihampaye. Abaramutse mwese. Mbere na mbere turabasaba ko mwihangana kuko bino bintu birakomeye. Sibomana Emmanuel yari umukristo wa Kiliziya Gatolika, yasengaga haba ari ku cyumweru ndetse no ku yindi minsi mikuru yategetswe na Kiliziya. Rero turabasaba kwihangana mugakomera, by'umwihariko umuryango wa Sibomana Emmanuel ndetse n'inshuti n'abavandimwe, namwe mwese muri hano muri rusange. Rero Sibomana Emmanuel ko yavutse akabatizwa agakomezwa, niyo mpamvu nk'uko wambanjirije yabivuze ko tugiye gukora isengesho rigufi. Ubwo niko gahunda iteganije. Izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ngoma yogere hose, ishaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ritunze none, utare ibicumuro byacu nk'uko natwe twatubiyeho, tutane mu twoshya ahubwo dukize icyago. Shengeje yo kwicuza ibyaha Nyagasani, byanakiwe byose ndabyanze, yuko binenya nawe katunganye kandi n'iteka, kandi natangiye kwicuza Imana akunda, nawe nize sinshaka kubisubira, ndashaka kubawe. Turagushimiye Dayimani dukunda, turaguhimbaje, tugushimiye neza n'urukundo uhora tugira igihe cyose. Tugushimiye yo kongeye kuduhuriza muri rugo rw'umugaragu wawe kuri kino gitondo cy'uno munsi. No kuri Imana turahari kandi turababaye kubera ibyabaye kuri Sibomana Emmanuel, akamburwa ubuzima igihe gitunguranye. Niyo mpamvu tugusaba kugira ngo ukomeze umuryango we, by'umwihariko ukomeze kuba hafi, ukomeze kuwurengera, ndetse n'inshuti n'abavandimwe, natwe twese muri rusange duteraniye aha hantu. Mwami Imana, tugiye kuva aha ngaha twerekeza ahateganyijwe ko agomba gushyirwa, ariko turagusabye ukomeze kumushyira iruhande rwawe maze aruhukire mu mahoro. Ngaha rero natwe tugusabye umugisha kugira ngo umugisha ukomeze kuba hafi yacu. Tugiye kuva aha turagenda mu nzira zitandukanye, ariko ndakwinjize kugira ngo tukubere inzira, nawe utubere hose icyarimwe. Ubwo tugenda tukagerayo tugakora ibyo tugiye gukora, tukongera tukagaruka hano kwa Sibomana Emmanuel. Turakwinjize kugira ngo tugendane nawe kandi tuyoborwe nawe, uturinde kirogoya iyo ari yo yose ishobora kuvuka ahantu. Niyo mpamvu tugusabye kugira ngo uvuga avuge mu ijwi ryawe akoreshejwe nawe, ahubwo ntabe ari we. Niyo mpamvu tugusabye umugisha kugira ngo duhe mu izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Yego, padiri nanone yavuze yuko
bagiye gushyingura nyakwigendera nanone hagomba gukorwa isengesho rigufi nk'iri dukoresheje. Imana ibahe imigisha. kuko n'ubuhamya bwe tugiye kubutangira hano nitumara gusezera turasubira twicare noneho n'ubuhamya baze kubuduhera hano k'umubyeyi wacu. zamuraho akavume gake DJ.
abatarasezera bakomeze baze kugira ngo dukomerezeho n'izindi gahunda. Wanna be
Sibomana bibiri na makumyabiri na rimwe agira ibyago Beatrice abashakanye yitaba Imana turamutabara turamushyingurira. 2022 haza kuza leta ishyiraho umudugudu yo kubaka ahantu twari dutuye, bamusaba ko yahabaha, arahatanga ariko bamuha ingurane. Nawe abonye n'ubundi kuri gakondo yasubiyeyo uwo mwanya hatagihari, nibwo yavuze ati nanjye reka nerekeza iburasirazuba. Aza aha ngaha 2022, ubu yarahamaze imyaka 3. Hano nari maze kumusura inshuro zirenga 4. Sibomana nawe yari amaze kunsura aho ntuye i Kigali inshuro nk'eshatu cyangwa 2, ariko zirenze izo ngizo. Sibomana rero aza kumbwira ati, rimwe arampamagara arambwira ati biragoye, ati abana bakuze, ati ngiye mbashakiye si cyo mbabonera, ati ndi mu nzu jyenyine. Ati rero wasubira Nyaruguru nkareba ko ntabwo n'umuntu nziza tugafatanya ubuzima. Nibwo kuko mu gihe gito yarampamagaye ambwira ko avuyeyo kandi hari umuntu umurangiye umugore. Ese uje umuzanye? Yanyuze i Kigali. Uje umuzanye? Atoya yampamagaye ageze i Kigali ariko n'ahari ngewe. Nabaze uje umuzanye? Atoya utazamuzanye, atazabanza aze kuhareba. Araza ampamagaye, numva arampamagara arambwira ati wa mugore uze kundeba yagumye aha ngaha. Mpita nza hashize iminsi ndaza turabonana, ndamubona ndabasubiza ndavuga nti mukomere. Nk'uko rero umuntu wo kwa padiri yabivuze, Sibomana yari umukirisitu kuva mu bwana bwe. Mpamya ko kugeza n'uyu munsi uretse izo mpamvu mwumvise zajemo, yari akiri umukirisitu mu mutima we. Yari akiri umukirisitu ugana w'Imana. Ubwo rero izo gahunda zose ko mwumva yazingezagaho, yamubwiraga ko adatinze kugarukira Imana agakomorerwa. Icyo byamusabaga cyonyine. Ndetse yari yarabiteganije muri uyu mwaka, byari biri muri gahunda ye. Ambwira ati njya mu misa ariko simpazwa Eucharistia. Ubwo rero Sibomana Emmanuel ugize ibyago ahuriye nabyo aha ngaha muri uyu murenge, muri aka karere, mu gihugu cyacu, natwe tubigize, n'igihugu kandi kibigize, kuko yasunika akabanza abana bari bamaze gukurana bakabashyingira. Ariko nta kundi nyine hari ibyo abantu dukora, hari n'aho tugarukiriza. Ubwo aho agarukirije hari aha ngaha, ahandi abana
ababuba bakadukorera ibi bintu sinumva icyo abantu babatwaye murabitekerezaho cyane ntabwo se ibintu biva ku kintu gituma abantu batareka abandi ngo babeho biterwa n'iki kuko impamvu munyumve neza biba bibabaje cyane umuntu akumva bibabaje cyane Sibomana aha yaje ntabwo yaraje mu nzangano ntabwo yaraje guhaha agahahira abana be nabo ubwe akibeshaho akagira igihe agasaza aho ubuvugi rero bubira igihugu tera umubabaro nk'uyu nguyu kuwutera abagituye twese iyo hageze ahita kureba ukuri ahita kureba nko mu isura ibi ni igihugu kitigisha kimaze imyaka 30 kitigisha ibyo bintu kidutandukanya n'ibyo bintu twagize imana tugira umukuru w'igihugu adukuriraho ikintu cyitwaga irangamuntu y'ahutu twatutse ikindi kintu cyabagamo materialism iyo ndangamuntu narayitunze ibyo byose yarikuyeho kugira ngo abantu tuve muri icyo kintu tuba abantu ariko biratangaje kubona umuntu yimukira hamwe mu mwaka umwe 2 3 yewe ntiyari yatangira no kweza kurusha abahatuye kera umuntu atubura umututsi agakora ibi bintu aratubabaje bo mbabarire ntatandikiye ariko ibyari kugenda ibyari kushobokera ntabigezeho Sibomana Emmanuel rero nguwo asize umugore ahangaha bamaranye batari bamarana n'igihe cy'amezi bari mu mezi angahe ngira ngo abana barahari asize abana 4 afite abuzukuru 2 munda iwabo abavandimwe bo turahari twebwe mubona ariko munda kwa se na nyina hasigaye mushiki we umwe mukuru muravumanaga w'umukecuru ubwo ngabo nguwo Sibomana nababwiraga kandi bihangane abantu nta kundi ariko yaba Uwiteka ajya afasha ubuyobozi bw'igihugu nyaboneka abavubira abantu bakabakuraho igihe kitari cyagera bashyira umutima impembero bagarure batekereza uko abantu turi bamwe batekereza ko abantu turi bamwe batekereza ko nta muntu udakunda ubuzima nta muntu n'umwe udakunda ubuzima wumvutse undi rwose aba ashaka kubabaza abantu rero ntaza kurambirana gahunda yo kubabwira Sibomana uwo ari we nari mfite hariya iyo ariko hari n'abandi bamuzi yenda yewe nuko nari mpereye mu mabyiruka yacu ariko ubwo no muri iyi minsi hari abandi babanaga nawe ariko ndatekereza ko ntawahagaranga ngo atubwire ngo wamwishe uretse kumuhora ko ari umututsi ngo yaba yamwishe kubera ko Sibomana yamugiriye nabi nta gihe ari icyo ngicyo izindi gahunda ngira ngo ndamusaba gukomeza gahunda zawe jyewe nari nsubikiye ahangaha murakoze arakoze umuvandimwe twagira ngo duhe umwanya umuvandimwe witwa Ndori atambuke nawe atubwire ku buhamya bwe
cyane nongeye kwirirwa ndasaba Imana kugira ngo impereze kwihangana ngire icyo kuvuga kuko kuvuga naravuze ariko navuze numva nkomeye numva nkiri hamwe n'umusaza wanjye ariko kugeza kuri uyu munsi ndumva ari umunsi wa nyuma asezera akagenda ariko ibi byose Imana impereze kwihangana ngire icyo kuvuga. Rero mu by'ukuri uyu musaza narimutse ndaza nzi n'ahangaha musanga n'ahangaha ni ukuri naraje twari tutaraturana neza nari ntuye hirya ariko twajyaga duhura nkaza hano nawe hose mbega mu buzima ariko ibiganiro najyaga nganira najyaga numva ko ari umuntu uzambera umubyeyi twegeranye. Ubwo ndagira ngo nihute kugira ngo ngere mu ncamake y'urupfu rwe. Ubwo ngeze aho nimuka inzu hariya haruguru harimo amaze iminsi 3 kugira ngo niwe muntu wongeze hari uwa mbere araza arambwira ati rero ati hariho nimutse nahimutse narahuzuza ariko niwongera inama yo kujyayo. Arambwira ati nanjye niko nimutse ni nako nubatse ntabwo inzu zayo. Ubwo urumva kuza kwe hari byinshi twaganiraga ariko yarandi hafi nk'umubyeyi wanjye nanjye numva mfite ibyiringiro nta babyeyi ngira ariko numvaga mfite umuntu undi hafi numva ndakomeye. Mu by'ukuri uyu musaza simbizi rero kutabana nawe cyangwa se sinzi ukuntu nabivuga mu Kinyarwanda kanihote rero uko ngubwo amaze iminsi 3 umunsi wa 4 ari tariki 13 nari ndi mu rugo saa moya kicaye nagiye kumva numva Kabera ari ku irembo iwanjye aratongana arantuka cyane ndetse nkagira ngo wenda hari undi muntu arimo kuvuga mbaza madamu ndamubwiza se aravuga nde turanze dutega amatwi ariko ubwo ku irembo hari abana banjye babiri b'abahungu bari hamwe n'undi mwana w'umuturanyi. Ijambo numvise nuko yahamagaye uwo mwana w'umuturanyi aramubwira ati paya hano rata wowe ntuzamere nk'aba bana. Ubwo nibwo numvise ko arimo kuvuga jyewe ndangije ntuma umwana mugenda babwira baze mu gikari nyuma baraza atangira kumuka aramuka ibintu byinshi cyane aravuga ati nubwo yatuye hano nta bushobozi ndusha ati ntabwo ateze kunyimara nta nubwo yangura ngo mve hano atarabeshye tuzaturana kandi tugiye kujya mu rubanza mpaka ninjye nawe ati imbwa y'umucika cumu ati ninjye nayo mbwira umugore ntariko ibintu birakomeye nubwo turi ahangaha nshaka no gusohoka umugore arambuza ati buramenya ariko ubwo kubw'amahirwe ibyo yavugaga byose yari ari mu irembo hagati asa nk'umanutseho hepfo gatoya ndakingura ndeba aramanutse mbwira umugore nteko agiye mva ahangaha ndikire komeza mwumva ibintu avuga kuko jye birankomera cyane. Ndasohoka ndakomeza ndazamuka karaga abazi umuhanda uzamuka ajya kuri kaburimbo ariko ubwo nshyitse haruguru mfata telefone mpamagara umutekano ndamubwira byose ini uri hehe Kabera mbega ndari mutegereza ni Kabera ari mu rugo arimo arampuka kandi ibintu arimo kunuka ni ibintu mbega ntazi bishobora no kuzana ibibazo. Umutekano arambwira ati ndi kuba gatoya bikaze ndebe uburyo ntagera hamagara umudugudu numva arayivugiraho ubwo ariko ako kanya bampuye ni nyakwigendera amanuka ataha nyakwigendera arambaza ati siko numva iwawe hari induru bimeze bite
yasaze pe arimo arantuka sinzi ariko ubwo ngubwo nawe nubwo twari turi hamwe tubivuga induru yari iwanjye mbega byari ibindi. Umusaza ikintu yarambwiye ati rero ati buriya ibigeragezo biragwira buriya muhunge igendere urashobora kugutera icyaha cyangwa se wenda afite ikintu agushakaho kindi kugira ngo wenda ube wenda wanamukuraho akagwa cyangwa se akagira ati ukaba ugafunga. Umusaza ati reka ngende nawe zamuka akomeza ugenda ariko umutima uranga ngo mpamagaze aho ngaho. Umusaza aragenda ashyitse mu irembo iwanjye agenda nk'uko ni ukuri nyakwigendera ari umusaza muzima we ibyabaye urupfu we nta nubwo yabyiteguye uretse ko nk'uko abantu bakuru cyangwa nk'ukuntu umuntu mukuru yaramubwira ati se shahu urakora iki mu irembo ry'umugabo ko yanaguhunze ko yagiye ubu uratongana nande kugeza kuri aka kanya wavuye hano ukajya kuryama. Kabiri icyo yamubwira aramubwira ati mwese muri bamwe ati abacikacumu muri bamwe ati ninjye namwe uyu munsi. Ikintu umusaza aramubwira yavuze ati ninjye natwe gute ibyo nkubwiye wowe niba wumva utabyumva reka nitahire. Aramubwira ati ikintu yamubwiye yaramubwira ati ngo wakagabo k'agacikacumu ubu nshatse nanagukubita. Umusaza we ngira ngo yarazi ngo ni burage ati ngaho muri byatinze kugira ngo yumve mu kanwa mukubita umutwe bene aho ngaho. Umusaza yikubita hasi ndebye yikubitse hasi nanjye ndahindukira namanutse nirukanka ndaza nsanga abantu bari bari aho bafashe Kabera ariko Kabera ubwo bamufataga yiyakata nsanga bafashe umusaza yahagurutse ndetse tumujyana iwanjye ariko yari yakomeretse bene mu gahanga nsanga bamuhaye amazi barimo bazana amazi turamukarabya ku maso kuko amaraso yagiye mu maso. Hanyuma tuguma aho tuganira ndetse umudamu yaramubwira ati se ati baretse kugenda umusaza arangije ati ni nk'umuntu mbega simbizi ko nabivuga mwa bantu mwe. Umusaza ati reka ngende nkomeze manuke nyureho kimwe njye kwa mudugudu mubwire ibimbayeho ndetse mbana mu gikari n'umusaza turagenda dushyitse mu irembo ndavuga nti rero ninjye mvugana n'uyu musaza Kabera kanyumva kuko yaje ashaka jyewe arongera abyutse kamere yayindi kuko yari yacecetse mbwira umusaza ni ngaho manuka igende ariko nari nahamagaye n'ubuyobozi mbwira n'umusaza niko byawe byose nahamagaye abayobozi reka nongere mbahamagara. Umusaza aricyo aragenda nkomeza mpamagara umudugudu ubwo ariko umudugudu atarafata telefone nubwo umusaza yari amanutse numva akabati yarakuriye akabati kari ku irembo iwe numva karavuze nk'uko mureba umurabyo urabya n'inkubiko bikubita byagenze. Nagiye kureba ndeba umusaza ari mu kirere aranira ati umuntu aba umuntu aranemye manuka nirukanka ndi hamwe n'abandi bantu turagenda dusanga umusaza yikubise hasi Kabera yirukanse kubwo amahirwe baramufata ariko mu by'ukuri mwa bantu b'Imana mwe njyewe uko nabirebye nakuriye ukuntu nasanze uyu musaza atuye inaha ndongera nkurura n'ukuntu naje ndi umushyitsi ndongera nkurura n'ukuntu kugira ngo nongere mpura n'uriya musaza n'uriya mugabo uriya utuye haruguru hariya ibyo bintu birananira kugira ngo mbihuze bitewe kuko n'ubundi naho yamutegeye ntabwo yari ateze jyewe kuko ntabwo yari yiteguye yuko ndi bumanuke ahubwo yiteguye ateze uyu musaza kuko yamaze kumukubita areba ko ari iwanjye kandi azi ko ari bwongera akamanuka. Bisobanura ngo iki rero ni abantu b'Imana mwe hari ibintu biba byanteye ubwoba icyo gihe
je navuye nahangaha muri 1998 ibyo nabonye narabibonye njya Tanzania mw'abantu mwe ikintu nshima Imana inyera hamwe zigeze kumfatira Tanzania ndagiye zinjyanana n'inka ndagenda icyo gihe bantwaye ndi umuntu wa gatatu bamwangira ngo 2001 ariko ngo bantwaye ndi wa gatatu ariko hari babiri bagiye abo bantu babiri bagiye uwa mbere bajyanye bamujyanye n'inka ngira ngo basanze aragiye bamujyana n'inka 200 uwo muntu ukuntu bamujyanye bagiye bakurikiye nk'uko bagenda bakurikiye inka bagasanga ukuboko kumanitse ku giti bagera imbere bagasanga ukuboko kumanitse ku giti bakavaho bagasanga ijosi rimanitse niba muzi abantu bazi muri Nasho ahantu bita Kabirenge ngira ngo muri ayo mayanja y'epfo iyo ngiyo niho babagiraga inka bakazibaga baragendaga bagaketagura inka bakikora bagatwara mu nkambi ngara bakazirira aho ngaho ubwo gihe bantwaye ndi umuntu wa gatatu vuga amahirwe rero mw'abantu mwe muri iki kintu n'umugambi wacyo ntabwo navuga ngo Kabera nuko yantonganyije n'iki burya umuntu agira umunsi we mbikurura nkaringaniza ko natorotse ibera hamwe icyo gihe ndavuga Imana ishimwe ikindi cya kabiri uzampereye umusaza uruvugo ridashira kuko ni ukuri njyewe mbebara nko kwitanga kuko yapfuye mu cyimbo cyanjye yapfuye mu cyimbo cyanjye Imana izamuha uruvugo ridashira kandi yapfuye azira hari ikintu kibyihishe inyuma kuko ijambo iyo wiza gufite ngo ninjye jyenyine mvuga ngo ndamucika cumu ntavaje ahageze avuga ati murebe mwe mwese wenda nakabaye mvuga ngo hari ikindi kuko ni umugambi wari ufitwe kugira ngo jyewe amfatanye n'uriya musaza avuga ati muri bamwe uyu munsi ninjye namwe arangira ati mwese atabaje isaza cy'igicika cumu ati nariya shyano yanyitaga ishyano ati ninjye namwe akubita no mutanza bityo rero mw'abantu mwe izo ntera hamwe ku nazitorotse twaragiye bari bamambira igitambaro mu maso turagenda tugeze ahantu turicara byari nka 8 baricara kwa kundi pote ziba zokeje abantu moto zirabotse bagera ahantu inka zanga kwambuka akantu nko mu kabiri zirabazonga bavuye barazambutse ariko bazambutse barushya simaze kwambuka basa nk'abantu baruhutseho bakuramo amabote barayanika imvura yaragwaga bambara igitambaro bigeze mu kagihe k'agasusurwa nka 3 saa 4 ngiye kureba kuko bari bampambiriye noneho ijisho rimwe rigiramo akantu karebamo gutya gusa nkajya nkazamura gutya ndyabarya nagiye bahora mpuruzinda mva mwangaha ngira ngo ngeramo hepfo ntabwo nabibabwira ngira ngo ni ibintu batakurura kugira ngo byumve aho ngeze hepfo ntuha igitambaro nta nubwo tugereza abazi ishyamba rya Kimezi ntabwo nari ngo ndajya uretse ko nagiye mu kibira gusa ndagenda naryama ubwo urugo baragenda ntazi yonjya ishyamba ryaramize ubwo uwo munsi ndawikira rero none yanjye umuryango w'uyu musaza nkuko bari hehe bari mu nzu ni ukuri none yanjye kuvukana buriya ni ibintu biza mu kintu utiteguye ariko ndagira ngo mbabwire mvuka muri uyu muryango ni ukuri mpushije data kandi apfuye ari intwari kuko atuye mu cyimbo cyanjye aritanze kuko buriya aza kuba undi muturanyi wenda aba yaranyuriwe kimwe akagenda kuko abantu bari baraho bari benshi ariko nta muntu wabashije kuvuga ikintu yavuze akaba n'icyo yazize
wenda niyo yinyuraho agakomeza akagenda nubwo babaga bamufite ku mutima wenda ajya gukomeza akagenda ariko byaramunaniye aravuga rero Mana yanjye reka mbabwire bantu b'Imana njyewe mfite igikomere giteye ubwoba ndetse wenda nzihangana nk'umuntu w'umugabo kuko ubikuruye nawe ukabikurura ni ibintu bigoranye kumva ngo umuntu yapfuye ku bwawe gusa iyo umuntu yajyaga apfa akagarukaho akanamushimira ariko nzashimira abana be tuzagumana tuzavukana tuzagirana inama ibishoboka tuzabikora ariko nanone isoza nukuri bino bintu ni ibintu bikomeye kuko naho ndi hariya ntabwo ndagira icyizere wenda cyo kuba ndatuye bitewe n'impamvu ndi umushyitsi naje kuva aho nagereye inama mu Rwanda 2017 nibwo bwa mbere umuntu ambwira aya magambo impamvu rero mvuga ngo mfite igikomere giteye ubwoba nuko wenda mvuga nti hari n'undi azongera akabivuga cyangwa se bikagenda kuriya rero soza uyu nyakwigendera Mana yanjye genda ariko cyonzi afite abana Mana yanjye tuzabana mu buryo bwose bushoboka gahunda yo guhaguruka hano saa 5 zirabura mikeya ndumva twareba umuntu umwe waduha ubuhamya mu minota 2 hari umusaza hariya wagumye ambwira ati nanjye mfite icyo kuvuga hanyuma indi minota tukaza kuyikoresha bamwe tujya mu modoka ubundi ibindi tukaza kubikorera ku irimbi rusange igira hino murakoze nitwa Joseph Nirora wacu ni mu murenge wa Ngera mu karere ka Nyakizu kera twahoze ari komine Gishamba iho mvuka n'ubu nontoye kumenyana kwanjye na Sibomana hari mushiki we witwa Mukandoro yari yashatse wacu ku musozi hafi yaho twari dutuye akahaza gake ariko ko none kure yaho ntitwamenyanaga ariko nkaba mwumva nanamuzi ukuntu namenyanye na Sibomana ndabibabwira ariko mbere ko babwira kugira ngo ntanganishe umuryango wa Sibomana mu nda ye ntanganisha umuryango mukomokaho mu muryango ntanganisha abaturanyi bari baturanye n'abayobozi bakomeje kudufasha natwe ubwacu twihangane twese muri rusange Sibomana cyane twabaye mu ikambi i Burundi ahantu bita Ibatongo duhunze jenoside tuhageze we nabonaga asa n'urwaye kuko naramutaga ko njye namuze mfite imyaka 30 kumva nari umusore mfite imbaraga uwo naramurutaga sinibuka imyaka murusha ariko naramurutaga tumenyana ubwo ngubwo twagize ubuzima bwo mu ikambi twapfushije abantu twariye nabi turara mu bisambu tutiyoroshe cyane abantu bapfuye abana bakiri batoya abasaza hari nabo twabura uko duhamba bakanyagirirwa hanze imvura ikabanyagira baduha n'ibiringiti byo kuhambamo aho tubahambye ko hari hagufi abarundi bakaza bakwitabira bakitwara akazabikoresha twazize inzara mbi ikomeye cyane turya impungure ziratunanira mu gitondo bajya kwituma mu gihugu ukabura naho wicara kubera ibintu by'ibishishwa bihari byinshi cyane kuko twagendaga twituma twageje ibigori gutya kuziko twari twicaye ugatora akagoro kagatamira kugira ngo ukunde ubeho babanye mu buzima bukomeye tugira amahirwe turahungukana babaye kuri groupe i Butare ariko nagize amahirwe ko nahunganye n'umufasha wanjye bahungana n'ubu tugeze kuri groupe nabwo inzara twica kuko baduhaga nta kitwatumarira
Sibomana niwe wabumbiye inzira amaze kubona igare akajya ajya kurangura ikigage ahantu Isave akaza akakigurisha mu kambi mu mpunzi muri gurupe araza nambwira ati ushaka yewe nabonye akazi dutangira kujya kurangura icyo kigage ko iwacu ariho hari hafi menyereye izo nzira twaje kujya turangura inzagwa ahantu bitaga Rusagara tukanyura Rusagara tukanyura Iringanwe tukagera Inkangacu aho bitaga kwa Maburantungu twavaga Butare tumanuka Isahera abatonyi bakaduhunga natwe tukabahunga twagimana tukabona abatambutse natwe turasambutse wacunganaga n'igare ryawe kuko utabonaga n'uwari gusunikira mu nzira aho uzamuka tubana na Sibomana muri ubwo buzima we musiga muri gurupe njya kuba Itumba Sibomana turakomeza turabana aho amenye ikintu akambwira tukajyana nanjye aho amenye imari bikakwakundi Sibomana tubana muri ubwo buzima tumaze kujya tugereza muri izo nzira abantu bagenda badutinyuka buhoro twari tubashyira agasabune tukabashyira kunyu natwe bakaturenza ngo nziza ziryohe nahekaga Sibomana yahekaga amajerekani 6 yari umusore w'ubwanwa mvuga ngo umusaza icyo gihe yari umusore ukomeye nanjye ngaheka 6 jewe nkazizana zimwe nkazigurisha ndanguza izindi nayo mfite akabari ngapi nawe akagurisha byananyana akajyana ahantu kwitaga muri groupe hari igiti amavide akaba yari afite biriya bikombe bitaga Kigozi ubona agapima gushaka utufaranga twaba muri ubwo buzima umunsi umwe nari nzi ko Sibomana apfa twafashe inzoga turapakira tuzijyana Icyahinda ari bakuva hari iwacu ku cyo cyashari kujyana inzoga Icyahinda mu ntuze ku igare dukata dusubiranya rwa ahantu ku byapa igare rya Sibomana ryavuyemo ipine yitura hasi Sibomana n'inzoga rye n'igare rye kibagira icyo abandegeka dufite n'ikibazo igare turarifunga turongera turajyana turagoroka turarangira twacumbitse mu nkomero tugeze wacu ugasuko ndamwe nshaka dupfuye nta n'icyo kubyabona bagiye aho nari ntuye mu ipera twicara hasi ugasusuruko duca mu ipera turarya yega amagutya nanjye nega amagutya ibyo birarangira turahaguruka turataha tugeze kuri gurupe genda Magitumba ubona asubira kuri gurupe yaratarabona haba ngi muhira narasiga ariko twabanye ubuzima bukomeye cyane kugeza ubwo Sibomana asubira iwabo muri Nyaruguru nanjye ngo iwacu aho ngaho Ingeri dukomeza tubana muri ubwo buzima ariko twari tugishyikirana cyane Sibomana yari wa mugabo wihangana yari wa mugabo utakurira ku nzira yari wa mugabo ufite ibitekerezo bya kigabo uko mwamubonye hano mwamubonye amaze kuba mukuru ariko igihe twabanye tugifite intege twese ndagira mbabwire ikintu cyari gikomeye natwe n'ubyo twagendaga n'ubu intege nke twari dufite na bwa buga bwacu wagendaga ufite nakuma mu mufuka utazi kuri Butare uvuga uti ntabwo hari nigeze kwa ndi kumwe nawe tugiye Busoro imbwa ziratwirukankana zirya umupfu twurira igiti ajya uruhande rumwe njya urundi imbwa zisubira inyuma ndamanuka mfite igare ryanjye kuko impunzi zari Busoro hariya mu isoko nabafatiye turajyana Sibomana tubana muri ubwo buzima kujya bugataha aza kugira ikibazo arapfakara nkabaza ndamutabara ariko akanga ati ntabwo yigeze ugera iwawe n'ubu mfite ikibazo cy'umwenda cy'uko ntari nagera haniye kandi ari nanjye wamurangiye umudamu bari kumwe agahora ambwira ati ubundi ibintu ntashobora kuvuga cyane reka se aramamagaraga yewe ndangira umukobwa ndamuhakanira ntabyo ntashobora igihe kiragera nza kumubona ndamumurangira araza aramureba aravuga nta mukobwa ataha hano ubwo yarigenda Sibomana asigara rero ambwira ati uzaze mu rugo reka mbabwire ngo Imana imbabarire arenze yava mu mubiri taragera aha ngaha dore ntazanywe n'iki nitabara nkiri aho ngaho buriya umuntu abaho ariko akagira n'iherezo uretse ko agize iherezo ribi rishushanya cyagiye twabaye mu 1994 urupfu apfuye ni n'urwo abacu bapfuye muri 1994 iki ni ikibazo ubundi umuntu iyo ngo gukambuka Kanyandu wabaga uzi kukiza ariko naho barahabasanze iyo wageraga mu ikamba aho ngaho wumvaga ibyawe byose birangiye ko twananze tuzi ko ntawe uzagaruka muri uru Rwanda kuko hari habi cyane ubona ko utazagaruka kimbabaje nuko agiriye ibibazo mu Nyaruguru ariko aza guhaha nk'abagabo asana n'abana n'umuryango umudamu we twari tumushyinguye iwabo ku munini none nawe ikigo cye kibaye ibi ni ibintu ku muntu wese wabanye na Sibomana igihe nk'icyo twabanye n'undi wabanye n'igihe gito namwe mu gihe gito numva ko bikibababaza cyane
ariko tugaruke byanze bikunze turaha tuzapfa nta nuzi icyo azazira ariko ibintu nk'ibi ni iby'ubutabera ubutabera bukora akazi kabwo buhane uyu muntu naba bishoboka kandi mu guhana uyu muntu inyigisho zikomeze zibaho hanyuma bw'ikintu kidukomerera buriya gutanga imbabazi byaradukomereye umuntu akaza kuvuga ngo nakwiciye umuntu nk'imbabazi ndaziguhaye izi mbabazi we wazitanga ute uyu munsi watanga imbabazi gute waratanze za so wanyu ugatanga za mushiki wawe ugatanga iz'umuryango uyu munsi umuntu wapfuye urupfu koko mana yanjye sinshiteka none afite imbabazi bidakomeye ni ibintu bikomeye n'abandogoye rero igihe cyageze n'uwo guherekezwa Imana ndazi ko yamwakiriye kuko yapfuye gushanyije n'urwacu gushanyije n'urwa Yesu Kristo n'abatindiye nakavuze byinshi ariko murabona igihe kiragenda aranongera kubabwira ngo abantu muri hafi y'urugo rwe abantu muri hafi y'umuryango we mugerageze mubabe hafi natwe ni telefone ariko no kugaruka tuzagaruka ikindi nacyo abana n'ibihangana reka mabwira ikintu kwe gikomeye ntabwo umugore apfira rimwe n'umugabo abanza umwe undi agasigara undi nawe akazagenda undi agasigara amahirwe ni ayahe ni ukugira icyo usiga ni impano rero yuko umwana ugize icyo asiga birabonetse abana namwe mwihangane mukure ntabwo nuko abantu bakura nibwo bukure ubu ni uko inshuti mukabana n'ababyeyi mukabana n'abantu bato mukavugana n'abaturanyi mukamenya ko mwakuze nta kundi gukura kurenza uko nta mahembe azaza turumvikana amahembe y'umuntu ntaza mu mutwe aza ku mutima bavandimwe ngarukiye aho mumbabarire murakoze Kristo kozwe buhamya bwa Emmanuel Sibomana yari umugabo rwose ugwije ibigwi w'imfura reka tube dusubikiye hano ahubwo tumuherekeze ibindi turaza gukomereza ku irimbi rusange rya Rwamagana kwa Murenzi niho turi bwumve n'ubuhamya n'ubutumwa bw'umuryango ijambo ry'umuryango n'abandi bari bugira icyo bavuga ubwo rero ndumva hariya tugiye gutanga akayira kugira ngo abadufasha gushyira umubiri we mu modoka ararutse inshuti ya Yesu arukiye mu gituza cye asinziriye mu rukundo rw'Imana ararutse umukunzi w'umwami Yesu impumuro nziza ya Kristo yamenyesheje abantu ibyo gukiranuka asoje umurimo we araruhutse amaso yacu yaramubonye amatwi yacu aramwumva yahinduriye benshi kugukiranuka asoje urugendo arataha umugeni wa Kristo ararutse inshuti ya Yesu kunzi w'Imana arukiye mu gituza soje umurimo we asinziriye mu rukundo rw'Imana ararutse ubuzima bwe
mbona murumuna wanjye agiye yirukanka, babajije ati se kumwirukanka abaye iki, nyine berekera muri karitsiye hafi yo mu rugo, baranyihorera. Ubu nanjye umutima urankubita, nari ndi kuri moto nkatasubiye, nanjye ndabakurikira. Nkomeza kwihuta nanjye ngenda murika ndeba uko imbere hanameze, nsanga ari kuri hasi. Byarambabaje muri icyo nakora, n'imbaraga bituzibura ugacika intege, ariko ngerageza kwihangana nk'uko ari umubyeyi wanjye cyangwa yaba ari n'undi. Nsaba ubufasha bamuntere bamushyire kuri moto mujyane kwa muganga, ariko kwa kutamenya umuntu wapfuye mu by'ukuri byari byarangiye. Naramutwaye ngerageza kwihuta cyane, abundi muturanye nawe yasubye inyuma aramufata, ariko uyu muntu njye nkumva ntabwo ari guhumeka. Narabonye cyane urupfu rwa nyakwigendera, ni ukuri biragoye cyane kubivuga kuko ndabikurura mu rugero rurenze umutima wanjye, kuko napfaga naramurebaga. Byari nka saa moya za nimugoroba, nari ndi mu rugo nagiye kumva numva uyu wishe nyakwigendera ariwe witwa Kabera, numva aratonganira iwanjye, aratongana cyane, aranuka cyane. Ariko ibintu byanangaje ni uko yashyiragamo n'ibindi bitutsi, ambwira ngo ndi umucikacumu, imbwa y'umucikacumu nta kintu bindusha, nta n'ubwo izanyimura, ati arabeshya tuzahangana. Ariko ubundi mbere atangira amuka numvaga ari ibintu bisanzwe, numvise ashyize ibyo bintu numva nanjye ngize ubwoba. Ati ninjye namwe uyu munsi, ati mwese murebamo. Umusaza icyo yamubwira ati se turi bamwe n'akandi hano ngewe na Ndoli iduti, ati ahubwo mva imbere ntagukubita. Umusaza we yari azi wenda ko ari ibintu byoroshye, ariko ndi mu by'ukuri yari afite umugambi ubwo nabirebye mbega, kuko umusaza abikuye mu kanwa amukubita umutwe yikubita hasi, narabireba manuka nirukanka. Ariko ubwo hari abantu benshi bafata Kabera arabiyaka, amanuka yirukanka ajya iwe. Umusaza turaza bandahageze turamwegura, ndagenda mujyana mu rugo iwanjye, dufata amazi turamwoza aho yamukubise umutwe. Tumaze kumwoza umusaza natwe mbega turanga ibintu birarangiye. Umusaza ateka ntahe gende nkomeze njye kwa mudugudu njye kumubwira ibibaye. Nuko mu by'ukuri nashatse no kumuherekeza, ariko mvuyeho ndavuga nti turamanuka tuvuga cyangwa Kabera afite wenda kuko ari jye ashaka ndateza ikibazo, ndamenya umuzinga aho amanuka agenda. Ariko ubwo ndakomeza mpamagara umutekano mu mudugudu. Umusaza ageze mu irembo kwa Kabera, nagiye kumva numva atakiye hejuru, aranyita umuntu arantemye. Ariko ubwo twarabirebaga natwe kuko ni hafi, tumanuka twirukanka kuko yamukubise ipiki ya mbere, umusaza yirukanka amuhunga. Ariko ubwo agenda amukurikira yongera amukubita indi, yamukubise nk'eshatu. Umusaza kuko yamuhungaga avaho yikubita hasi kubera gucika intege. Kabera ubwo ngubwo tuhageze arirukanka, kubw'amahirwe baramufata. Ubwo umusaza twirukanka mu by'ukuri nubwo bamujyanye byari byarangiye, mu kutamenya umuntu bimeze cyangwa wenda nuko byari nijoro, ariko byari byarangiye banamukura aho ngaho. Gusa icyo navuga ni ukuri mbuze umubyeyi nanjye sibyo. Uyu murumuna wanjye Dede, murumuna wanjye hariho Jeannette, uyu mushiki wanjye nawe. Ni ukuri tuzajya tugirana inama, ibishoboka tuzabikora, kuko nanjye nzi ko mfite mbonye umubyeyi apfa mu manza amenya atyo. Kandi ni ukuri mu by'ukuri ndanamushima cyane, apfuye nk'intwari pe. Ubu n'igihe wakabaye uri aha ngaha, ariko njye navuga ngo yaranyitangiye aragenda. Ubu n'igihe wakabaye uri aha ngaha ni ukuri, ariko ntabwo byakunze. Ariko apfuye nk'intwari, Imana izamureho uko idashira ni ukuri. Ikindi cya kabiri navuga, gusa ntabwo
ntuye ndi umushyitsi wenda, ariko mu by'ukuri ni ukuri ndasaba kugira ngo mutube hafi kubera impamvu ibi bintu ntabwo nari nzi mu by'ukuri n'aho natuye hose n'aho nabaye, ntabwo nari nzi ko ibi bintu byagenda kuriya, kuko n'aho navuye nimuka ntabwo nasize nkoze nabi, narimutse ndanasezera ndetse, ariko n'uyu muntu Kabera ntabwo twari tuziranye, ariko biranangaza impamvu yageze umucikacumu akanamenya ntaramwibwiye. ubwo ni ukuvuga ngo wenda hari abandi banabitekereza gutyo, ariko ndabizi ngira ngo u Rwanda rwacu dufite umutekano uhagije, bazakomeza badufashe ukuri asigaye, kandi dukomeze kwihangana twese dufatanyije. Murakoze cyane. Kristo Yesu akuzwe. Umutima w'ubutabazi wo kuba twese turenuke ngo twifatanye n'umuryango wa Sibomana Emmanuel, twakagombye kuba duhurira mu bikorwa by'iterambere, ariko kuba nyuma y'imyaka 30 twongera guhura tuvuga imvugo nk'iyi turimo tuvuga birababaje. Buri wese akwiye kwibaza, bikaba umukoro we kandi akisubiza. Kuba rero ntabwo bimenyerewe ko uhagarariye gufata ijambo igihe cyo gushyingura no guherekeza umuntu muri ubu buryo busanzwe, guherekeza uwitahiye. Ntabwo impamvu mpawe ijambo irumvikana. Tubuze uwarokotse jenoside, ariko tumubuze mu buryo busa n'ubwo twabuzemo abacu muri 1994. Iyo niyo mpamvu nyamukuru ngira ngo yo guha ijambo ukuriye yibuka muri iki gikorwa. Muhagarariye ibuka rero, icyo numva nasaba, ndanza kwihanganisha umuryango. Umubyeyi wacu ni intwari, yapfuye igitwari, ntabwo agiye kwibuka. Yihangane ngira ngo gukoresha amagambo aremereye, hari igihe birenga umuntu kwihangana bikanga. Kuba agiye gitwari rero bidukomeze aho kugira ngo bidusubize inyuma. Ntabwo yishwe hari ikindi gikorwa kibi afatiwemo, ntabwo yishwe agaragaraho ubugwari, ahubwo yishwe agaragaraho ubutwari. Turanishimira ko tubashije kumuherekeza, kuko hari benshi tutabashije guherekeza, hari benshi tutamenya aho baguye. We nubwo yishwe nabi, ariko turishimira ko turi hano tumuherekeje kandi tumuvuga ibigwi. Abavuze nimugoroba turi ku kiriyo bose bagushaga hamwe bavuga bati muzehe ntabwo turimo tumuvuga neza kubera ko yitahiye, turavuga ibyo twabonye. Niba hari naho atagororokeye Imana, mpagaze hano ndasabye Imana yo mu ijuru imubabarire icyo yaba ataratunganije hano ku isi, imwakire mu ntore zayo iruhande rwe rw'Imana, aho tuzongera natwe tukamubona nk'uko tubyemera abenshi. Ndagira ngo rero muri aka kanya nongere nsabe ko ikintu cyitwa urujijo cyavaho mu mitima yacu. Ndashingira ku magambo nimugoroba numvise turi ku kiriyo, ko hari abantu bagifite urujijo muri bo, batinyuka gutobora ngo tuvuge neza tweruye ko uyu Sibomana Emmanuel mu byo azize uwamwishe nta n'ubwo akekwaho. Twe turayimuhamya ingengabitekerezo ya jenoside, turayimuhamya kubera yuko abatanze ubuhamya bose bayigarutseho, turayimuhamya tunashingiye ko n'imyitwarire ya Kabera n'ubusanzwe yarangwaga n'umutima mubi, utari umutima uganisha mu cyerekezo igihugu cyacu kitwerekezamo. Urwo rujijo rero uveho, tubivuge tweruye, yazize kuba yarokotse jenoside, kimwe n'uko uwo bahigaga ariwe Ndoli aricyo yamushakiraga. Niba bafite n'ibindi bapfa ntabwo twabashije kubimenya, ariko kuba yamubwiye ngo iyi mugandaje mpangane nayo, turavuga amagambo ko yakoreshejwe. Hanyuma umusaza yambwira ati hunga, reka umuntu dore yaguhunze, ati namwe muri bamwe. Ayo magambo reka tuyafata ukwari tuyasesengure, twe kujya kure ya magambo yavuzwe.
nkiraho nabaza ngo ubundi kugira ngo ikimenyetso cyemerwe yabisabwe ko kivugwa n'abangahe. Ese ko dushobora kubaza umuntu umwe ibyo yavuze bikandikwa, ni gute ijambo ryavuzwe n'abantu barenze 3 ritakirwa nk'ukuri? Ndori Yihangane niwe mutangabuhamya wa mbere dufite, ariko dufite n'abandi babivuze. Tuzakomeza tubasabe kwivuga kandi mwihangane. Impamvu mpagaze hano mvuga nebeye nuko nizeye umutekano w'igihugu cyacu. Nanjye icyo naba nkagenda muzahagana muhagarare ku jambo navugira. Turababaye nk'abarokotse jenoside, ntabwo twakabaye tucyumva kwicishwa intwaro nka ziriya twicishijwe n'ubundi mu gihe cya jenoside. Ntabwo twakabaye twumva umuntu azira ko yarokotse, ahubwo yakabaye abungabungwa kubera ko amateka yamukomerekeje, agafashwa mu rugendo rwo kwisana no gusana umutima we. Kabera siko yabigenje. Kubera iyo mpamvu uhagarariye abarokotse bari Rwamagana, kanongere mbisabira nimugoroba nabivuze, dusaba ko Kabera yazaza kuburanishirizwa ku musozi wo kubakina, twese tuhahagaze. Ntacyo twenda kumukoraho, ariko nibwo n'imitima yacu izanyurwa tukumva ko tubonye ubutabera, kandi igihugu cyacu ndacyizeye kizabikora. Si rimwe tubyumvise, si kabiri. Natwe turifuza kongera kubona Kabera, tukarebana amaso ku yandi nyuma yo kuduhekura muri ubu buryo. Bose muzadufashe, ibyo natwe bizanyura imitima yacu, kandi tuzishimira ko muduhaye ubutabera. Tubivuga kubera ko ubuyobozi bw'igihugu cyacu buhagarariwe hano, turi kumwe na nyakubahwa meya ndetse na visi meya n'abandi bayobozi turi kumwe batandukanye. Dufashe kubona ubutabera, dufashe guha agaciro ijambo ryose rivuzwe rishobora kuganisha ku gikorwa cyo kwambura umuntu ubuzima. Nta jambo dukwiye gupfobya, nta jambo dukwiye kwima uburemere, kuko iri ni isomo ritugaragariye. Hari byinshi igihugu cyacu cyakoze, ariko biragaragara ko urugendo rukiri rurerure. Ntacyo tubashinja, ariko ibi ni ibigaragaza ko aho turimo guturuka naho ni kure cyane. Turaturuka kure, twageze kure habi nk'igihugu. Ibyakozwe hari aho bigeze, ariko twongeye ture n'amaso, twubura amaso ture imbere, aho turimo kwerekeza ni kure, kuko imitima y'abanyarwanda iracyabitse byinshi. Kuba uriya mugabo yaragiye akanywa, yarangiza akavuga ko izo yanyoye zimwohereza kwa Ndori, biragaragaza ko yasinze ibyo asangamo. Ariko Imana yaduhisha ibikomeye, yaduhisha kureba mu mutima w'umuntu, ariko hari ubushobozi bushobora gufasha umuntu ukamenya icyo atekereza. Tubiha agaciro rero. Twe nk'abarokotse twiyemeje kujyana n'ubuyobozi muri urwo rugamba rwo gukumira ikibi, nubwo hari abatabyifuza, bifuza gukomeza kutuvutsa abacu no kutumenera amaraso, ariko ubuyobozi bwacu bufitiye icyizere. Turasaba ubutabera ku mucikacumu. Sinzi niba ari icyaha, nubwo iryo jambo yanarikoresheje uko ritari, ariko kumenya ari ryo rikwiye. None ubundi kuvuga umucikacumu n'uwo wagira ngo afite iyo kashi yo guhora acika ku icumu. Twitwa abarokotse jenoside, ubundi n'iryo zina ntirikwiye kubaho. Twakabaye turi abanyarwanda nk'abandi, ntabwo bikwiye kuba icyaha ngo tubizire muri iki gihugu. Rwose icyo dusaba ni ubutabera. Icyo nsaba kuri iyi kese ni ukuvanaho urujijo. Ndumva nta rujijo rurimo kugeza uyu munsi. Abantu twabanye kuva ibyago byaba kugeza uyu munsi, ndatekereza nta muntu wakabaye afite urujijo ku cyo uyu mubyeyi Sibomana Emmanuel yazize. Mwese rero dukomere, twihangane, dufatanye n'igihugu cyacu gukumira no kurwanya ikibi. Amaraso rwose yo kuva ahagarikwe burundu. Ntabwo twifuza kongera kubona amaraso ameneka mu buryo. Murakoze. Umubyeyi wacu aruhukire mu mahoro. Imana imwakire, mugeze mu murwa wa Yerusalemu, aho zicana izindi ntungane. Murakoze. Nakoze President wa Ibuka mu karere ka Rwamagana. Reka rero twemere, nagira ngo mbere na mbere banze nkomeze kandi mfate umugongo umuryango wa Sibomana twabanye muri uru rugendo nyuma y'uko avuye mu mubiri, kandi nkomeze ndanihanganisha abaturanyi, inshuti n'abavandimwe
baturutse imihanda yose bakaza kwifatanya natwe. Nk'uko bambanjirije bagiye babivuga, urupfu rwa Sibomana ntabwo ari urupfu rusanzwe, ntabwo ari impanuka y'imodoka nk'izo tumenyereye, ntabwo ari malariya cyangwa indi ndwara, ahubwo yazize amaherere. Nagira ngo mbonereho umwanya wo kubwira abatuye umudugudu wa Bakina ngo muhumure. Dufite leta, dufite inzego za leta kuva ku rwego rw'igihugu, ku ntara, ku karere, ku murenge. Izo nzego zose zifite imbaraga, zifite ubushake bwiza bwo kurinda abanyarwanda, barinda ikibi icyo ari cyo cyose aho cyaturuka hose. Kugira ngo nanabonereho umwanya wo guhumuriza abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994, babwira ngo muhumure, mwiheranwe n'agahinda, kubera yuko urupfu rwa Sibomana batubereye n'isomo ryo gukomeza gukurikirana ibijyanye n'ubuzima bw'abarokotse Jenoside. Nta jambo ishobora kuba ritoya, nta jambo ishobora kudahabwa agaciro, yaba ari ibyumvishwe n'umuntu umwe, babiri cyangwa batatu. Se ubundi ko mu Banyarwanda tumenyereye kuganira, tumenyereye gutarama, abantu bavuga ngo nguha inka, abadafite inka wenda amatungo magufi hari n'abayatsindaga kuvuga ngo nguhaye isuka, bakaba nguhaye nk'ihene cyangwa intama. Hari ibyo tumenyereye ko twabihaye agaciro, tukumva icyo bivuze. Icyo umuntu yabwira undi ngo nzakwica, nzakugirira nabi, niyo yabikongorera mu gutwi, agira ngo abwire ngo ntimuzihererane ijambo nk'iryo ngiryo, ahubwo nicyo inzego za leta zimaze, kandi twese duhagaze twemye, tutazihanganira na rimwe uwo ari we wese wazana ingengabitekerezo ya Jenoside mu bana b'u Rwanda. Nagira ngo mbonereho n'umwanya nyuma yo guhumuriza abarokotse babwira ngo muhumure, leta irahari, dufite imbaraga zihagije zo kubarinda. Icyo bizadusaba icyo ari cyo cyose tuzagikora, ariko tubarinde. Nagira ngo mbonereho n'umwanya wo kubabwira ngo muhumure, muzehe Sibomana, leta irahari, amategeko arahari, tuzamuhorera twisunze amategeko. Umugizi wa nabi Kabera yarafashwe, ari mu maboko y'ubutabera, ntabwo azaducika. Kandi nagira n'abahumurize mbabwire ngo nta muntu azongera kwica ukundi. Abatuye umudugudu wa Bakina muhumure, muryame musinzire, ntawe Kabera azongera kwica. Amategeko arahari, ubutabera burahari, tuzahorera muzehe Sibomana twifashishije amategeko, twifashishije ubutabera. Ibi ni ibyo Perezidante wa Ibuka yasabye, yuko yazaburanishirizwa ko yakoreye icyaha, kugira ngo n'abantu bamurebe, nawe yongere arebe abantu, nabo yifuzaga arebe na Ndoli, ko buriya muzehe Sibomana yabaye incungu ya Ndoli, arebe ko Ndoli akina ari hano. Tuzaharanira kuvugana n'inzego z'ubutabera kugira ngo azaza aburanishirizwe aho yakoreye icyaha, abone yuko abaturage bakiriho kandi badashyigikiye icyo kibi, batagomba no kugishyigikira. Ubuyobozi rero bw'akarere, mu izina ry'ubuyobozi bw'akarere mpagarariye no mu izina rya nyakubahwa guverineri w'intara y'Uburasirazuba, twakomeje kubana kuva
Zesomana yava mu mubiri nawe yaradutabaye twabanye no mu rugo rwe kubafata mu mugongo no gufata abana asize n'umugore mugongo yampaye ubutumwa buvuga ngo ndihanganisha kandi babwire ngo muri kumwe nagize inshingano z'akazi zamuzitiye ntiyabasha kugaruka ahangaha kwifatanya natwe mu gushyingura ariko yampaye ubwo butumwa bwo kubakomeza no kubihanganisha no kubizeza umutekano no kubabwira ngo icyaha cyabaye ntabwo kizongera kuba ukundi kandi nk'ubuyobozi bw'akarere n'ubuyobozi bw'intara mu butumwa ahawe na nyakubahwa guverineri nuko tuzakomeza kuba hafi umuryango asize umugore asize n'abana mwabonye bari bahagaze ahangaha tuzakomeza kubaba hafi icya mbere tugomba guharanira ni uguharanira ko babona ubutabera tuzaharanira ko babubona kandi vuba cyane ku bijyanye n'ubuzima busanzwe nabwo tuzakomeza kubaba hafi kugira ngo ubuzima bukomeze mukomere rero mwese kandi mwihangane tuzakomeza gufatanya kandi mbizeza yuko nta na rimwe ikibi kizatsinda icyiza murakoze ararutse inshuti ya Yesu arukiye mu gituza cye asinziriye mu rukundo rw'Imana ararutse umukunzi w'umwami Yesu impumuro nziza ya Kristo yamenyesheje abantu ibyo gukiranuka asoje umurimo we araruhutse amaso yacu yaramubonye amatwi yacu aramwumva yahinduriye benshi ku gukiranuka asoje urugendo arataha umugeni wa Kristo ararutse inshuti ya Yesu kunzi w'Imana arukiye mu gituza soje umurimo we asinziriye mu rukundo rw'Imana ararutse ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma ararutse ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma ararutse soje imirimo ye ararutse inshuti ya Yesu arukiye mu gituza
araruhutse nubwo amarira atemba ku maso yacu imitima yacu iririmbana n'ijuru kubw'ihumure duhabwa na Kristo ko n'urupfu rutadutanya nawe araruhumurizwa na Kristo duhabwa na Kristo ntacyadutanya nawe ntacyo rutadutanya nawe tuzahumurizwa na Yesu duhabwa na Kristo ko n'urupfu rutadutanya nawe araruhutse nimuhumure komezwe na Kristo urupfu ntirwadutandukanya nawe tuzaruhuka araruhutse inshuti ya Yesu aruhukiye mu gituza cye asinziriye mu rukundo rw'Imana araruhutse araruhutse umukunzi w'umwami Yesu impumuro nziza ya Kristo yamenyesheje abantu ibyo gukiranuka asoje umurimo we araruhutse amaso yacu yaramubonye amatwi yacu aramwumva yahinduriye benshi kugukiranuka asoje urugendo arataha umugeni wa Kristo araruhutse inshuti ya Yesu kunzi Imana aruhukiye mu gituza umurimo we asinziriye mu rukundo rw'Imana araruhutse araruhutse ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya araruhutse inshuti ya Yesu aruhukiye mu gituza cye asinziriye mu rukundo rw'Imana araruhutse araruhutse umukunzi w'umwami Yesu
ibyo gukiranuka asoje umurimo we araruhutse amaso yacu yaramubonye amatwi yacu aramwumva yahinduriye benshi ku gukiranuka asoje urugendo arataha umugeni wa Kristo araruhutse inshuti ya Yesu kunzi w'Imana aruhukiye mu gituza soje umurimo we asinziriye mu rukundo rw'Imana araruhutse ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya araruhutse inshuti ya Yesu aruhukiye mu gituza cye asinziriye mu rukundo rw'Imana araruhutse araruhutse umukunzi w'umwami Yesu impumuro nziza ya Kristo yamenyesheje abantu ibyo gukiranuka asoje umurimo we araruhutse amaso yacu yaramubonye amatwi yacu aramwumva yahinduriye benshi ku gukiranuka asoje urugendo arataha umugeni wa Kristo araruhutse inshuti ya Yesu kunzi w'Imana aruhukiye mu gituza soje umurimo we asinziriye mu rukundo rw'Imana araruhutse araruhutse ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma araruhutse ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma araruhutse soje imirimo ye araruhutse inshuti ya Yesu
amarira atemba ku maso yacu imitima nzabona ibibagora bishaka gutambamira urwo rukundo murabe maso hatagira umwanzu baca mu cyanzu murakomeze mutwaze ntabwo nzabahana nzahorana namwe nsimbura ibibarwanya wa mwanzi w'icyaha tubakurura mu cyaha